arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka. Amen. Bakigenda arasinzira. Mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri. Ubwato bwenda kurengerwa n'amazi. Bajya mu kaga. Baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Akangutse acaha umuyaga n'amazi yihindurije birahosha haba ituze. Amen. Arababaza ati kwizera kwanyu kurihe? Nabo baratinya barumigwa baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumva. Yesu abamwigisha. Twese Imana nziza, Imana ikiranuka muri byose, turagushimiye mwami, turagushimiye neza muri iki gitondo, neza yawe itarondoreka watugiriye. Twakuraniye kuba mu nzu yawe uyu munsi wa none. Mwami Imana nziza, waraturinze, uturinda mu buryo bunyuranye, uturinda ibyago byinshi, uturinda amakuba menshi yo muri iyi si, uturindira mu bibazo bitandukanye. Mana turagushimiye rero kuko tugihumeka umwuka wawe. Wakoze Mana dukoraniriza hano kuko ungana gutya, abagabo, ababyeyi barahanga, abamama, abasore, inkumi, abana batoya, twese turi imbere yawe Mwami. Tuguciriye bugufi imbere ya byose mu mitima yacu, tutirana amaso y'imbabazi zawe. Izina rya Yesu Kristo utubarire Mana aho twakiraniwe rwose, aho twakiraniwe hose Mana tugirire ibambe, twejesha amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo turakwigiza cyane kugira ngo turane amaso y'imbabazi zawe. Tuguhaye imitima yacu Mana muri iki gitondo, turayiguhaye yose Mwami ibyo dukeneye byose, kandi nawe ubidukwiriye. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'umuntu ntacyo yaba ari ubwoko buri aha ngaha, ariko ni wowe wenyine dutungiriye amaso. Turagutungiriye Mwami Yesu, turagutungiriye kugira ngo tubere umurengezi, kugira ngo Mwami tubere igisubizo cy'ibibazo dufite bitandukanye. Mana nziza, yemerera buri wese uri aha ngaha urebe mu mutima we kandi uhaze kwifuza kwiwe. Uri Imana igira neza, nta kijya kikunanira, byose urabishoboye. Mu izina rya Yesu Kristo hazi imitima y'abantu bose bari aha ngaha, ari abashonje bagaburire Mana, ari abashomeri baciririzwe bahagaze Mana, ari abacuruzi bari kunguka. Mu izina rya Yesu Kristo abarwayi barimo hano Mwami, yemerera ikiganza cyawe Yesu kibagereho. Turabwiringiye kuko umukiza Yesu Kristo Umwami w'abantu, twemerere utugirire neza, dukoreze ibyifuzo byose by'itorero. Ni wowe wenyine Mana uzigikwiriye kugira ngo itorero ryawe rikomeze ryaguke, kugira ngo ubwami bwawe bukomeze bwaguke. Yemerera mbere ya byose Mana ubugingo bwacu bushyire mu maboko yawe, uduhe gukiranuka mu buryo bwose, uduhe kugerera mu nzira nziza itunganye. Mwuka wera tubere umuyobozi, ubane natwe muri uru rugendo Mwami. Ntabwo bitworoheye, harimo inzitane nyinshi, harimo amababa menshi. Tugusabye imbaraga zawe, tugusabye umwuka wawe wera ajya atuyobora umunsi wose, umunsi ku wundi ujye ubana natwe. Turagushimiye Mwami ko gusenga kwacu ukomeze uturengere, kandi urinde igihugu cyacu n'abayobozi bacu Mwami. Yemera ukomeze utanga ubwenge kuri bo Mwami, icyubahiro cyawe gikomeze kiganze. Dukoretse n'andi matorero yose ahari hose aho yakoraniye Mana, kugira ngo umwuka wawe ubane nayo, ubwiza bwawe bukomeze burabarigirane ku bwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo tubyamije twizeye, amen. Ibi rero bivuze iki? Ku ruhande rwanjye ngewe nashimira Imana kubw'itorero Methodiste, mwareze neza uyu mwana w'umukobwa. Nubwo wowe ubifata nk'ibintu biri aho bidafatika, ariko wowe bishobora kukugora guhagarara aha ngaha ubwira abantu ngo ndagiye mu rindi torero, kandi atajyanwe n'ikindi kintu kibi, ahubwo ari uko ari inkuru nziza. Amen.
mwarakoze rero kumurera neza. Iki kibaye ikimenyetso cy'uko mwabanaga nawe ahitamo kugenda avuze, noti kugenda atavuze. Rero udutwariye umukobwa, kandi ni umukobwa mwiza, uko ubona iri torero Methodiste ryamureze neza. Yandi magambo tuguhaye umukobwa mwiza. Ariko rero nanone mujye muza mudusure, nta bintu byo kuguma iyo ngiyo gusa, uzajya umutugarura nyina dusure kuzageza ubwo nawe uza. Haleluya. Rero reka tubasengere tubasabire umugisha. Ngaho namwe tubarambureho ibiganza, kandi tuzabifuriza urugo rwiza. Ikindi muzamutwerere, muzamushyigikire, kubera ko ari umukobwa wanyu. Mana Data wa twese, turagushimiye ko hari icyo ukoze kidasanzwe. Ubwo uyu mwana w'umukobwa abonye uwo barushingana, turagushimiye yuko wabaye hagati muri bo, ukabagirira neza, urukundo rwabo rukaba rugeze ku ntego. Tubikuzamuriye amaboko, habwa icyubahiro. Tubatuyeho umugisha, uzabubakira urugo rwiza kandi urugo rugendwa. Mana nziza, ukuboko kwawe kwiza kuzakomeze kubakoreshe iby'ubutwari, kandi ubwo ugenderera ingo zindi, n'uru rugo ntuzarusike, uzababere byose muri byose. Uzabahe kubaka urugo rugendwa, kandi ikiruta byose bazubake birinda icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo ikirenze urugo uzabahe n'ijuru ryiza. Ubagirire neza muri byose, kandi ubashyigikire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turagushimiye kubw'uyu musore wawe, turagushimiye kuri byose muri byose. Reka ukomeze umwiteho. Tugushimiye ko aje hano kubw'umurimo wawe, kugira ngo abo basengana bongere bamuboneshe amaso. Tugushimiye kugenda wagura umurimo wawe, ndetse no mu buryo butandukanye abantu ukabahereza n'ibitunga umubiri, aricyo gituma n'akazi kabaho. Tugushimiye ko muri benshi bajyaga bifuza ko bakeneye icyo gukora, Data wa twese wamuciriye akayira, akaba yicaye mu kazi. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagushimiye kuduha abana bakora kandi bagakoresha iby'ubutunzi bwabo umurimo wawe. N'ubundi agiye mu kazi, reka ugendane nawe, kandi umurinde abanyeshyari, umurinde icyamukura mu kazi, ahubwo Data wa twese umuzamure mu ntera, kibe ikimenyetso y'uko uhagararanye nawe mu byo yasengeye. Dusengeye n'abandi Data wa twese bahora bashishikajwe no kugusenga kugira ngo bahereze icyo gukora, reka ubacire inzira muri iri teraniro. Aba bana b'abaririmbyi, reka nabo bacire inzira, babone icyo gukora, kuko twasanze mu mikorere hajya havamo ibibasha gufasha umurimo wawe, bigatuma ugenda neza. N'abakristo bose bakeneye akazi, uri Imana ujya ubasha gucisha inzira aho zitari. Muri za nzira zawe zirenga 1000, reka buri wese uri kugutabaza ukeneye akazi umutabare, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Hari abantu nabonye ari abashyitsi bashobora kuba batanze. Nitwa Pasiteri Yohana Ndayisenga. Iyo utabashije kuvuga Yohana uvuga Jean, byakunanira ukavuga John. Nuko nitwa. Hanyuma itorero ryandeze ryitwa Successful, cyangwa se abatsindishirijwe. Riyobowe n'umugabo witwa Saturday Ntambara Innocent, ubwo niwe papa wanjye. Ubwo mfite inkomoko rero, nkomoko iyo ngiyo, aho niho natorejwe. Amen. Hanyuma itariki ya mbere y'uku kwezi turimo nibwo natandukanye n'uwo mugabo, kandi dutandukana neza mu birori byari byateguwe. Hanyuma amesha umugisha, ampereza inkoni y'ubushumba kugira ngo ngende gutangira umurimo nanjye, cyangwa se mu yandi magambo nanjye nibwo nahawe inshingano zo gutangira itorero, kuko babonaga yuko ubwo bushobozi cyangwa se Imana hari ikikoze ku buzima bwanjye. Haleluya. Ubwo rero tariki 21
z'ukwezi kwa munani nibwo iryo torero rizatangira. Imana ibaho umugisha. Ubwo rero ndashimira Imana kuko Imana impaye aho kuyobora. Najyaga ngira agahinda gakomeye muri ibi bihugu ngatumirwa nkajya kuvuga ijambo ry'Imana ndetse no mu bindi bihugu nkagenda, ariko nkababazwa nuko umuntu wantumiye yewe ntafite ubushobozi bwo kumutumira. Ndabyibuka umuntu umwe yariteguye akatisha tike y'indege, maze mbibwira umushumba wanjye arambwira ati rero Pastor John nabizi turagukunda kandi turakubaha, ariko hari izindi gahunda twateguye. Bituma itike y'indege ayikasoringa, nyine numva ndababaye, ariko nta kundi nari kubigenza. Amen. Imana rero ikorera ibintu byayo mu gihe cyayo. Ubwo iki cyari cyo gihe seti ukuntu ubona untumira nkaza ahangaha, witegure ko nanjye ngiye kugutumira ukaza. Kandi ukuntu mbasura namwe muzansure. Haleluya. Tuzasurana cyane, ntabwo muzasura sinzagaruka. Tuyicyubahiro rero kandi ariko amaboko wayazamuye ko ugifite amahirwe ukaba uyafite. Haleluya. Nzaba mfite branch ya successful. Ni branch. Ni branch cyangwa se ni kanisa niko mubyita, cyangwa se ni ishami. Haleluya. Haleluya kandi. Rega nushaka useke n'ubundi kurakara kwawe ntibituma umuriro uza. Umuriro wanyu. Ndi kumwe na Gaju. Turashimira Imana abaje mu gitondo mu iteraniro rya mu gitondo, mwahawe umugisha kubwe uko Imana yamunyujijemo ikintu gikomeye akababwiriza ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Hanyuma rero reka mwemerere ubaka kanya haguruke dufatanye ibintu byo kuvuga ngo mvuge jyenyine, nawe yaje ahubwo dufataniriza hamwe kubwiriza ubutumwa. Hari icyo bibatwaye abantu b'Imana. Ikindi cya kabiri. Amen. Hari umusore hariya aravuze ngo yajyaga akurikirana hano ku rusengero iwanyu, akabikurikirana kuri YouTube akabakumbura. Nagira ngo mbabwire Imana icisha inzira mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. So there is a young man who is standing here was saying that he follow us via the YouTube. I want to say that God might perform something via the different ways. Ibintu birahindutse. Things are changing. Impamvu nkubwira aya magambo. The reason why I'm telling you these words. Hari itorero rimwe mperutse kujya kubwirizamo. I've been preaching some church. Njyana uyu munyamakuru wa ncyasi mu cameraman. And I went with my cameraman. Hanyuma arangije afata amashusho nk'uko bari kubikora. And he took the videos. Arangije afata korali yari iri kuririmba. And also filmed the choir that's been singing. Ndagenda nyina mbishyira kuri YouTube nyina abantu barabireba. So I put the videos via my YouTube channels and people viewed the videos. Mu bantu babirebye. In the people who viewed the videos. No, umudamu umwe ari muri Canada arabireba noneho akora screenshot cyangwa se afata agafoto. There is the lady who took the screenshot for the video. Harimo umwana w'umuhungu uremaye ukuguru. And there was the child who'd been disabled. Ariko ari guhimbaza Imana. And he was praising Lord. Arangije ashyiraho agafresh aranyandikira sasa. And then she pointed the fresh via the photo and she written the message to me. Arambwira ngo washakira uyu mwana ko numva nshaka kumugirira neza. And she said, would you please find this child? I want to help this child. Nsubira mu itorero njya gushaka uwo mwana. So I went back to find this child. Ibintu yamukoreye. The things that lady did for this child. Jewe sinabishobora. I cannot be able to do this. Itariki eshanu. On 5th.
z'ukwezi kwa munani of August. nibwo uyu mwana That is when this child azasanga uyu mubyeyi muri will Canada fly in Canada kuko yiyemeje kumufasha. because she accepted to help this child. Uwo mudamu ngo byamukoze ku mutima, So it touched this woman. afite umwana nawe ufite ubumuga ariko bw'akaboko, She also have a disabled child. ariko Imana yamuhaye impano yo kuririmba. But this child has the gift of singing. So abonye uburyo uyu mwana ahimbaza Imana, After seeing this child praising Lord, aravuga ngo uko nita ku mwana wanjye ndashaka no kwita kuri uyu she musore. said, as how I take care of my child, also that I'm going to do to this child. Arangije amushakira ibyangombwa, So she's searching for the passports abana bavukana n'uyu uremaye and also the siblings for this child. yabakuye mu mashuri aciriritse abashyira mu mashuri She put akomeye, it in private schools for this none child. bagiye kumufashiriza iyo ngiyo. And also they are going to help these child via the outside. Muri aka kanya In this time, umuntu ashobora kutaguhereza ubufasha bw'amafaranga kuko atayafite, someone might not help you via the money because he doesn't have the ariko money. akagufasha mu bundi buryo. But he can help you via in a different way. Ntakubeshye nanjye muri Canada sindahagera, I cannot lie to you, I've never been in Canada. ariko nkibaza uyu mubyeyi But I'm asking myself, why this woman? kuki atabikoreye jyewe, Why didn't he do that for me? yarangiza akabikorera She uriya. just did it because of the child. Ninjye wabwirije, I was the one who been preaching. ninjye wishyuye kamera, And also I am the one who paid the cameraman. bagiye kumwuriza indege. They are going to put this child in praying. Uwo muntu ntitunasengana, We don't even pray together. nkibaza kuki atabikoreye So jyewe. I asked myself, why didn't she help me? Mumbwirire ngo Imana izagutabara mu nzira zayo. I tell you, neighbor, God will save me in His own way. Imana ishimwe. Praise the Lord. Tuyizamurire amaboko May kandi you raise your hand before the Lord. amen. Amen. Ubu uko byagenda kose Yeah, whatever happened, uyu mwana this child, yabwiye n'ababyeyi he told the parents kuko papa we yarapfuye, because his father died. ntangije arababwira ati John ni papa wanjye. He said that John is my father. Mu yandi magambo namubereye umubyeyi kandi mubera umugisha. In other words, I've been embracing also the father. Byaranashobokaga ko It was possible that mbwira uwo mubyeyi nkamubwira ngo uyu mwana naramubuze, I will tell this woman that I didn't find this child mu rwego rwo kuzibira umugisha w'umuntu, in order to prevent the blessing of this child. ariko byanashobokaga ko But it was also possible that nubwo nakora inzira zo kuzibira uwo mugisha, even though I can put the side of this blessing, Imana yakoresha n'izindi nzira ariko uwo ikeneye gutabarika. God will also use another way. Amen. 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 Niho hantu Bibiliya ivuga ngo That is where Bible says tugaragara nk'abakene. we should as a poor people. Ntabwo natubeshya, I cannot lie you. John ntabwo nari mfite ubushobozi bw'uko namurihira itike I'm nanjye sinirihira. not able to pay the price for this child because I can't even pay myself. Ariko nibura namuhesheje icyo gihe ntashobora kumuha. But I put in the way to help him. Amen. 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 Nubona akayira kagirira mugenzi wawe umumaro, If you see the way that can help your neighbor, uzabikore please do that. kuko Imana niyo izaba ibigukoresha Because it is Lord that will make you do that. kandi bizakubyarira umugisha That n'umumaro will ukomeye. help you with a blessing that will help you in the Tuyizamurire amaboko May you tujye raise your muhare. hands before the Lord. Imana ishimwe. May the Lord bless you. Najyaga numva abantu bafite amacana ya YouTube bavuga ngo mukore share yango mukore comment. No njye nkibaza ni inyungu badushakamo ni iki, ariko naje kubona akayira k'Imana kabibamo. I've been seeing the people saying that please do share, subscribe, but I found a way that there is a help to the people. Bigira umumaro. Yeah, it is useful. Mu gitondo umuntu yamamagaye, In the morning, someone called me. oya hari saa saba z'ijoro ko nari mu gisenge. It was around 1 a.m. Aramubwira ati pastor ndashaka kugira ikintu nagufasha kuri uwo murimo ugiye gutangira. This person said, I want to help you because of this
this church that you are going to raise. arangije arambwira agiye ikintu nashobora. And this person said something that I can do. Ndakugurira machine. I will buy you a machine. Nindayiza ngugurire na bafu. And also I will buy one. Ibyo bintu abikize mu mafaranga. And when we put in the money, dusanga biratwara $1,000 cy'amadolari. we found that it will cost harimo miliyoni imwe n'ibihumbi 200 y'u Rwanda. It is 1 million francs. John sinari mbyifitiye. I didn't have that money. Kandi nta handi yambonye. And also you didn't find me yabonye anywhere. kuri YouTube ndi gutanga ubuhamya. Except seeing me via the YouTube channel telling people the testimony. Uyumvaga inga kambayo kajya gusa n'ibyamubaye. And also find out we reach in the same story. Aravuga ngo reka nawe gufata amaboko. This person being touched and I'm saying that I'm going to help you. Hari abantu biteguye kugufata amaboko. There are people who are ready to help you. Kandi utababwiye ngo ni mufata. Kangura haleluya. Imana ishimwe cyane. Praise the Lord. Niyo mpamvu rero mbasabye. That is the reason why I'm requesting uze you kujya kuri YouTube yawe wandike Ndayisenga TV. to go where your YouTube and write me. Aya materaniro abera ni huri buyasange. And we'll find out this service. Kandi Imana iraguha umugisha. And God will bless you. Ntushobora kubura umuntu n'umwe wabireba. You cannot find Ijambo someone to twavugiye see. harikamurokora. And then this one may Ahubwo save murebe this mu maso person. wo mwicaranye. Look in the eyes of your Umubwire neighbor ngo kangura Yesu habe. and say that wait your Jesus. Haleluya. Hallelujah. Bongere kandi haleluya. Hallelujah. Natangiye rero kubasetsa niko nabaye. So now I'm starting to making you laugh. Murabona nashekeje. That is how I am. Hari uburyo nshekejemo Yohana. That is the way that I make people laugh. Nambaye imyenda isumbana. Yeah, when the Reba inyuma n'imbere ntabwo bingana. Kwari kugira ngo wisekere. That is the reason why you can also laugh. Kangura Yesu. Please wake Jesus Habe hituze. so that he can be calm. Ndashaka kubanza kuvugana n'umuntu udafite Yesu. I just want to talk to someone who doesn't have Jesus. Kuko aya magambo ngiye kuvuga nta mumaro yamubari. Because this word that I'm going to talk about, it cannot be useful to you if you don't have Mumbarize Jesus. ngo Yesu uramufite Ask your nubwo yaba neighbor if you have yarasinziriye. Jesus even though he's sleeping. Bajya bavuga ngo Yesu arasinzira akanagona. Some people say that Jesus never sleeps, but Jesus sleeps. Twabisomye mu ijambo. We've been reading it via the Ngo scriptures. Yesu asinzira. We've been reading that in scriptures. Amen. Amen. Nagira ngo mbwire niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza I wawe. want to tell you, if you never received Jesus as Christ and Messiah, Ukeneye kumwakira. you want to receive Jesus. Mbwira n'umuntu wamwakira. I also want to tell someone who have Jesus. Uwo mwitaranye umubwire ngo mfite igikomeye mu buzima. Look to your neighbor and say that I have everything in my life. Kubera ko ufite Yesu. Because you have Jesus. N'abagabo bamwe igihe kimwe The men sometimes, bari kumwe n'umugabo witwa Yesu. they were with Jesus. Ndashaka kukubwira iki? I want to tell you something. Ibintu Yesu yakubwiye Things that Jesus told you, no kubikora he will azabikora. do that. Reka mwereke ikintu kimwe. Let me show you something. Ndetse n'ibintu abahanuzi bakubwiye. And those are things that prophets told you. Humura bizasohora. Please become to you. Ntabwo abahanuzi bagutekeye umutwe. And the prophets never put the strategies to you. Ngo nuko ibintu byatinze. Because things are. Kamwereke umuhanuzi umwe. Let me show you the prophet. Umuhanuzi witwa Yesaya. The Isaiah, yarahagurutse he stood up mu iteraniro in the church. aravuga ngo And he said, ndahanuye nk'umuhanuzi. I'm prophesying as a prophet. I'm seeing the world. Izavukamo umuntu. Someone will Uyu reign. muntu azakomera. This person will Uyu be muntu strong. azakiza abantu This ibyaha. person will save Uyu the muntu sins of azaba ari people. And udasanzwe. this person will be good. Ubutware buzaba ku And bitugu. also the kingdom. Ayo magambo abantu That barayumva. is the one that people Ariko have. nagira ngo But mubwire I want to tell you uwo something. yavugaga ni Yesu. Someone that he been talking about is Jesus. Yesaya yarinze apfa Isaiah died. Yesu ataravuka. Jesus never born. Yesaya ntiyigeze abona Yesu avuka. Isaiah never saw Jesus. Mumbarize ngo se byabujije Yesu kuvuka. Ask your neighbor, did that stop Jesus from birthing? Ndashaka guhumuriza umuntu I want to make someone ufite amasezerano kandi amaze imyaka 2 cyangwa 3.
ibyo bakubwiye ntabwo bakubesha. Imana izabisohoza. Umugabo Yesu amaze kuvuka, after Jesus born, bimwe Yesaya yamuvuzeho, the things that happened, niko byabaye. that is what happened. Ariko Yesaya hari mu kuzimu, But Isaiah, where he hari is, umugabo witwa Simiyoni. there is a man who is called Samuel. Yesaya yari yaramuhanuye ko azaterura uwo mwana. Isaiah prophesied that when Yesu Simeon akimara was there, kuvuka, and after Jesus born, mu bantu bateruye in the Yesu, people who've been carrying umugabo Jesus, witwa Simiyoni that man ari who is called Samuel, ngakimara kumukikira after carrying Jesus, yatura amagambo he akomeye, announced to arangije nawe arapfa. and also they, akigera ikuzimu ajyana amakuru, and also went with him. abwira Yesaya, He told Isaiah, aramubwira ati Yesaya we, he said, ibintu Isaiah, wavugaga ntakubeshya, things that you say, wa mugabo wasize uhanuye, that man that you jewe prophesied, ndamuteruye I've been ndamukikiye, carrying this person. amakuru ndakuguha, I am coming with bya you. bintu wamuvuzeho The byose things that you say, kuri ari kubikora mu nyari udasanzwe, ndetse n'ikimenyimenyi azaza gukura ahangaha. Baramubwira ngo azaza dukura ahangaha. say that Jesus is Satani araha away arabyumva, from here. arangije aravuga ati wibeshye, And Satan heard that and said, hari igihe Imana ijya ivugana nawe, sometimes God talks ariko to you, Satani akaza and then Satan akatubeshya, come and say that he's lying, kaduha ibipfuye. and then also give us fault. Aravuga ati uwo muntu Jesus, Satan uwo said muntu that yemeye this person, kumuhanuza apfa, he accepted the prophecy uwo died. muntu uteruye ariko nawe ukanga ugapfa, You just carry this person and after azaza that you abakura leave. ahangaha. How come this person is going to come out? Akivuga ibyo ngibyo, And after saying that, Yesu Kristo bari ku musozi, Jesus Christ was on the mountain atangira gukora imirimo and n'ibitanga, also performed abagiye miracles. kwa Yayira azura And umwana, also raised the son of akimara Mary. kumuzura, And after raising the child, abatekinisiye and also the cyangwa abantu batemera technician, aravuga ati ibi ngibi ntabwo bikura, they say that this uyu thing is muntu not. yari agishyushye This ntiyapfuye, person was still home. ntimukatubeshye ntabwo ibi Yesu Please don't yabikora. try to ask Jesus Ibyo cannot. ngibyo Yesu arituriza arabyumva. And Jesus kept quiet. Mumbwirire ngo Yesu nawe azi ubwenge. Jesus' house is quiet. Hari igihe Imana bahanuza, hari igihe Imana igukoresha ibintu abantu ntibemere. Sometimes God uses you something and people don't accept that. Nahoze mbibwira abantu, I've been saying that to them. nkurikije ihishurirwa Imana iri kumva As the vision that God is giving me ry'ibintu Imana igiye for the kunkorera, things that God is going to use ni imyaka ibiri mbahaye. in 2 years. Bamwe bazatangira kuvuga ngo njye kuzimu, Some people will say that I'm abandi going to batangire kuvuga ibintu bitandukanye. and also that will say Kandi that nagira ngo I'm mbabwire, things. But I want to tell ubu you, simpagaze ahangaha, as how I'm standing umuriro here, ntiwagiye, the power is aka gone. kanwa ndi kuvugisha I'm using my mouth. utekereza ko atari imbaraga ndi gutanga. Do you think that I'm not using Kristo this strength? nabyitegereza akangirira neza, When Jesus sees me abantu talking bavuga like ngo this, mvuye ikuzimu, the people will ntabwo say ibi that I'm ngibi ndi not kubikora using burera. this power. Nari umucuranzi, I've been praying here zamuka bandeba mu munyamasengesho, and they've been seeing me. zamuka bandeba mba mwarimu w'itorero, They've been seeing me kumara imyaka hafi 6 after 6 years. mbwiriza ku maradiyo na I've been televiziyo, preaching fire the abantu radio babireba, and the people have been seeing that. ariko igihe kigiye kugera But the time batangire that bashidikanye they are going ngo to ntabwo tuzahanakura and imbaraga. also we say that Nagira ngo mubwire nta handi tuzikura, but I want to say ni that this is ugusenga not no gucira bugufi Imana. Iyo igihe kigeze Imana irakora, uyizamurire haleluya. Yesu arabitegereza ariko ayo magambo arayumva. and Jesus been looking at them and had the Ikintu word. cyabaye ni iki? See what happened. Abategera kuwitwa Lazaro, And then avuga ati he ndabizi ibyo mwavuze noneho reka nzi. so the Jesus say that because you're talking about to the Lazaro ndarapfa, going to wait. Lazaro arapfa, And Lazarus died. ngo baranamushyingura. They also buried. Yesu abireba, Jesus been seeing that. kubera iki? Why? Ibya mbere ntabwo bigeze bemera ko Because they never accepted the mubwira ngo hari ikintu Imana igiye gukora, abantu batari buza gushidikanya noneho bemere ko ari Imana iri kubikora. Haleluya, haleluya. Ako kanya Lazaro In that time, Lazarus, akimara gupfa, after days, agikuzimu atanga amakuru, he went aravuga ati Yesaya we, Isaiah. wa mugabo wahanuye yarapfutse, That man that you ibyo wavugaga ntakubeshya. yeah, the thing Ahindukiye areba Simiyoni, and also say that aravuga ati wa mugabo
mubona azura agakobwa ka Yayiru muhumure ibyo yavuze azaza bikore azaza dukura ahangaha akirimo kuvuga ayo magambo akiri kuvuga ayo magambo haravuga ati Yesaya we aka kanya ni mucecekege hari ijwi numvise harababwira ati ni mucecekege uyu mugabo nzi uko avuga ngako kanya bagicecetse bumva umugabo witwa Yesu habarahamagaye ngo Lazaro arababwira ngo ni mucecekege ndi kumumva hari igihe uba uri mu bantu Yesu akavuga ukumva hari igihe uba uri mu kigerageza ariko ukumva ijwi ngako kanya aramutegeka ngo Lazaro Jesus ordered Lazaro ngako kanya in that time he had the voice ngako kanya in that time kibikimenyetso cyuko it was the sign that is rising and then Jesus performed the avuga ko afite imbaraga n'abapfuye azabazuka he said that he has the power to also raise from dead and the things that prophets say they never lie to you ahubwo biterwa n'umuhanuzi mwahuye wawe it just depends on the prophet that you've been meeting with. Umbariza ngo ukurikije amasezerano ufite wahuye n'ubuhe muhanuzi? Ask your neighbor according to the promises that you have, which the kind of the prophet that you never meet. Hari abahanuzi. They are prophets. Bahanura igihe kirekire. They prophesied to the things which don't take. Hari n'abahanura igihe they also have the people prophesied. Hari n'abahanura ibyako ka. And also they are the prophets. Ndashaka kukuba. Ukurikije ibyo baguhanura. So I want to ask you. Wahuye n'ubuhanura igihe kirekire. Have you ever met to someone who prophesied the long-term prophecies or the short one? Isaiah prophesied the long-term prophecies. He prophesied, and Jesus, after 400 years, Jesus prayed. So let me tell you the prophet who... the Elisha and Elijah, they prophesied the right thing. So the hunger has been raised. And also the people have been sharing. And he stood up and he announced to and also the price for the market will be now. In the morning. That things happened. Ask your neighbor, have you ever met for the long-term promises prophet or other for the short one? And tell your neighbor that the thing they told you is true. Praise the Lord. Someone can never poison you without having good things to you, but also someone can never run away from you without having something. Let me give you an example. When I've been flying, I've been going to preach somewhere. The people have been talking about is the people who the people who have been in the prayer. They just feel like it's normal. To the people who never been there, they say that they are how come can you be arrogant when you pay $5,000 to go through the airplane? They just say that you're arrogant. Tell your neighbor that you have a predicament. So I went in the plane when I reached it to my flight. In my flight, have you someone to eat in the plane? Because it was not possible for me. It's accepted on my 30th. I never paid myself. There's someone who paid the flight for me. She is in America. I never forget you, Marisa, because you've been paying. Yeah, the airplane is good. To the people who feel like it's simple, it's someone who don't never met me there.
Someone who don't find the tickets for the bus ukabura itike y'igare, and also never pays to the niwe bicycle. ubona indege ngo abantu bariyemeje. If you are the one who see the airplane, see that you are Abantu arrogant. bakuvuga amagambo nuko hari icyo barusha. To the people who gossip behind you is the people is those people Bahanuzi who don't igituma have. babafataho ijambo. Bahanuzi n'abakuru. Igituma babafataho ijambo. The reason why they take a word to you. Nuko muri intumwa z'Imana kandi Imana itoranya mu bantu. It's because you are the messenger. Imana yarangiza ikabamenyesha ibyayo. Ninde wanga amakuru aturutse kwa boss? Isn't anyone who don't like the news from boss? Ninde muntu se wabonye mu kazi bakunda avugana na boss? Ko batangira kuvuga, "He, ugari kuvugana na boss, menya ari kutugambana." Mbese bari Someone who talk bashakisha with ibintu. boss is the one who they talk behind her. But because they just say that because she talk with the boss, they just feel like it's a strange thing. Uzimam. Do you know why? Wabasize uvugana na boss. Because you've been running away from them because Bagomba you love kukuvuga. God. Yeah, they have the word behind it. Ndashaka kukubwira ngo I want to tell you that. tunga Yesu nubwo wamutunga Please sinzi. have Jesus even though he is sleeping, but have Jesus. Hari n'igihe Imana ivugana n'umuntu There is sometimes God talk with person. none akabigenderamo ngo ngibimubwibwa nangira bimbwiye And wa. those I think that because God is talking with one person also Imana nijya yitiranya abantu. God never confuses the Iratuzi n'amazina because yacu. He knows our names. Iyi imanutse kugirira neza When He is kuri abo. coming down blessing choir, Ntabwo mwarima bizamo. the custard never changes. Imana imanutse kugirira neza abana. When God comes to bless the children, Ababyeyi the ntibabiza. parents never be included. Imana imanutse kugirira neza abacuranzi. When God comes to bless the guitarist, Nubwo waba uririmba ijuru even though rikamanuka. you can sing and heaven come, Ntabwo urimo. you are not included. Ibivuganye n'umuntu. He just talked with one person. Byabaye rya. Why? What happened? Ngo intumwa zari zicara. The disciples were sitting Ngo Yesu bari bamaze iminsi bagendana. and they've been spending days working together. Bakoreshwa imirimo n'ibitangaza. They've been performing works and miracles. Baricara baraganira. They've been sitting and talking. Ikibazo Yesu yababaje. So the problem, the question Jesus asked them, Nanjye nkiri muri korale najyaga when ngira. I've been in the choir, I've been asking that question. Umva amagambo y'ababwira. So Jesus said this one. Yaravuga ati ko shimye hariya twagiye tugakoreshwa ibitangaza. So Jesus said, we went there and performed Hariya miracles. twagaburiye abantu. We've been feeding people. Mu nyumvira banyitaho. So how do you hear them call me? Reba mu maso ya mugenzi wawe umubwire ngo kuvuga iby'abandi birakorohera. Look in your eyes of the neighbor, say that to talk about others is easy. Haleluya. Hallelujah. Kuvuga iby'abandi To birakorohera. talk about others is simple to you. Kuvuga ibyaha byabo To birakorohera. talk about their sin is simple to you. Ngako kanya babajije. So in that time when he was Bose asking, babona icyo kuvuga. yeah, they found out what to say. Yohana barahagurutse. So John stand up. Numva bakwita intumwa. So John said, you are prophet. N'abandi ba bene Zebedayo mbese intumwa So zibona icyo kuvuga. others, they found out what to say. N'abarahagurutse ngo yindi numva bavuga ko uri umwana w'umubaji. So also they say that you are the child of. Numva bavuga ngo woherejwe n'Imana. They also say that you are sent with God. Yesu bamuvuga bitandukanye. They just talk about different way with Jesus. Babona icyo kuvuga. So they found out what to Ngo say. maze Yesu So after Jesus said, arangije arababaza. so he asked them, Mwebwe dusangira. you who we share together, Mwebwe twirirwa na. you we spend the day together. Ko shimye banyita So gutya. as I hear that they call me that, Mwebwe munyita how gutya. do you call me? Itumbarize uwo mwicaranye mumbarize ngo iyo tutari kumwumvuga ibiki. Mubaze. Iyo tutari kumwumvuga gutya. Ariko tuzamura ibiganza kwa Raise Yesu. your hand before the Zamura haleluya. Kuvuga iby'abandi birakorohera. talk about others, it's easy. Ariko iyo But bikugarutseho. when it's standing to you, Kuvuga ubusambanyi bw'abandi biroroha. you have to talk about the sin of Kuvuga others. ko bataririmba neza To biroroha. talk about the bad thing, it's easy. Kuvuga ko ari abanyeshyari biroroha. Say that they are jealous is easy. Ariko iyo But bikugarutseho when it's bavuga ko nawe uri standing to umusambanyi. you, when they talk about you
your sins. You just feel angry. Tell your neighbor to keep coming. Raise the hands before the Lord. I've been in the choir. The thing I've been doing. I've been searching one singer and send this person. So I've been watching the match. And I said, please tell them that I'm sick. After the match ends, I've been calling this person and say, did you tell them? So how did you hear what they said? So will I sing or I'm stopping? So because I get the reason why am I feeling? So you also ask me the same thing. Sometimes you give some excuses even and then you ask for some information. Tell your neighbor to say about others is easy. So in that time when it's done, there is a lot of things. And one person stood up with Peter. So Peter said something. So you have to know Jesus before others. In that time what happened? So he said, let me tell you the information, man. I'm telling you without fear. I want to say that you are Jesus Christ, the Son of God. And after that, and then Peter, please stand up, we talk about it. We are praising God because Jesus talked in the middle of people. And there's nothing. So let's talk because we know each other. Peter. Yeah, I know that you are like others. But the thing that you really discover, that you've been with God, because it's the one who is so in that time give up. Hear the promise. The John was sitting there. James was sitting there. And other so let me tell you, Peter. The one thing. So the people will try to kill you. They will never be able to kill you. So the people that will not possible. It was not possible. So the people will fight against you. I am the one who will fight. So the Jacob and also Peter and also John been here. Tell your neighbor that even though we are sitting together, we are not the same. So look in the eyes and say that I walk with the Lord. Raise the hand before the Lord. So what happened? I will bring the church over you. I will give you the news about my kingdom. So how, when it's been explained in the Acts where we've been reading. So we've been away from Matthew. What happened? So one time Herod took the disciples and servants from and then he took Jacob. So Jacob was a friend with Peter. And also with John. Because they've been serving the same God. Herod, he took the man who's been called Jacob. And also took the cut at the head of Jacob. So Peter saw that thing. And also he had the news that he's the one to follow. So your neighbor that they touch something which is not touchable. Hallelujah. Hallelujah. What
what happened? Ngakimara gupfa After they ngo bafatira n'umugabo witwa Petero. They also took Peter. Wibuke ko Petero yagiranye isezerano na Yesu. Remember that Jesus been promising that the people, when they want to they will never be able to kill you. And also God might give you the promise. And God remembers that the Lord also keep reminding you. Mumbwirire ngo Imana irakuzirikana ho. Nitegereza umubwire ngo irakuzirikana. Kandi mumbwire ngo irakuzirikana. Numvise Imana ivugana nanjye akaka. Hari amagambo ari haguruka uvugane na pastor wawe. Manshi. Numvise Imana ivugana nanjye ngo hari ubuzima ibhinduye. Kabiri hari amajwi icecekesheje ku buzima bwawe kubera ubwa bakwambitse. Ndi kukwitegereza nkakubona bari kuvuga amagambo atandukanye ku buzima bwawe ndetse bagashakisha kukwangisha abantu aho utuye. Numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo ayo magambo bakuvuzeho ntabwo ari ay'ukuri ahubwo Imana ikivuze irambwiye ngo nimubwire ngo humura. Bashatse kukwambika isura itari yawe mu bantu. Abantu bajya ugenda bakabona urumurozi. Bashatse kukwambika iyo sura. Ariko numvise ijwi ry'Imana rigira ngo humura. Imana niyo imanutse kukwitabara. Mubonye Imana igufata ukuboko. Numvise ijwi ry'Imana rigira ngo humura. Imana ize kugufata ukuboko kandi ntabwo bari gukunda kubera ko Imana ikoze ikidasanzwe. Hari uburwayi bw'amaguru Imana ikije ku buzima bwawe. Wamwe bahiye ndeba neza ntabwo ndebira kugira ngo nge ngaho yanze ndeba neza. Numvise Imana ivugana nanjye ngo hari uburwayi Imana ikije bw'amaguru kuko nari mwitegereje ubwo nabwirizaga ngeze hari nkakubona uri mu kagare. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo igukuriyeho uburwayi bwari buje kukugira paralize mu gice cy'amaguru. Mubonye uri mu kagare ariko numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ya humura uyu munsi kubwo guterana hano kubwo gusenga uyu munsi kubwo gucika umugozi uwo ari wo wose ukaza gutera. Imana yo mu ijuru ivuganye nanjye ngo ninkubwire ngo ntabwo ukigendeye muri ako kagare kubera ko itanze ubuzima kuri ayo maguru. Ikintu cyari birahurutse kandi ndi kukubona banakubaga ariko ijwi ry'Imana rimbwira ngo uku kubagwa ntabwo kugiye kuboneka ku buzima bwawe kubera ko mbonye ibyuma babyigizayo. Mbonye ibyuma babyigizayo kuko wari ugiye kuba mu bitaro iminsi 40 kandi bagashaka indwara bakayibura kandi kugenda n'ibikunda ugendera mu kagare. Ariko ijwi atositamo takisire kwa ariko tuyizamurira amaboko Imana ya bintu byari bije kandi ubugiye wana ndanashoje yicare wene ndakomeza mvunike cyane wagize ngo utari bukizwe nyine arakizwe ubuzakizwe cyangwa ejo bundi. Imana ishimwe. Uziko nasobanukiwe ijambo rivuga ngo Mana uduhe ibyo kurya by'uyu munsi. Uziko ndisobanukiwe vuba. Uziko ibyejo bishoboka ko atari ibyacu. Nahoze ntanga urugero Tojene yari inshuti yanjye disi n'ibyo twapangaga ndaho ngaho ndi mu gihugu cy'i Burundi nibwo yambonye kuri status yanjye nuriye indege ngiye arambwira ati Pastor Joe igitangaza iragikoze. Ubwo yararimo ubuhamya bw'uko we bamwishyuriye itike y'indege yarangiza amafaranga indege ntayigema ahubwo akajya kuyarihiramo ba bana baba mayiboro arera birangira atayigiyemo. Noneho wagiye wabona nakomeje arambwira ati Pastor Joe Imana hari ikintu ikoze. Ndamugana ubwo yizamurira amaboko igihe nyibivuga gutya
ngaho mbwira niba ndumva yarakoze impanuka ari kuwa gatatu, ngaho mbwira niba yarari mu modoka avuga ngo mana uzampa ibyo kurya by'ejo, ubwo ejo yari ikubira. Bivuze mu bintu Imana itwiringiza ni ugukizwa nonaha, ntabwo ari ejo nakaka. Ese ubipanze ejo wabipanze ejo ntuhageze ntiwaba urimbutse. Mumbwirire ngo jya uhora ukizwa nshuti yawe. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ngako kanya bafatira umugabo witwa Petero. In that time they took the man who's been called Peter. Yesu ari mu ijuru. So Jesus when he was in the heaven, ahita yibuka he remembered the promise. Yamubwiye ngo nibagufata no He kukwiba said when they take you, ntabwo bazagushobora kuko they will not be able to kill hari you. abantu bapfuye ureba, ariko wowe ntabwo ugiye kuva kuko ufite isezerano. Hari abantu bakennye ubireba n'amaso yawe, ariko wowe ntabwo uzakena ufite isezerano. Hari abantu bavuga amagambo mabi, ariko wowe ntabwo bari bugufate ijambo kubera ko ufite icyitwa isezerano. Amen. Akantu nakunze kadasaba. So the thing I like it, ngari kabitore. So the church, bagira umwete wo gusabira uwitwa Petero. they take the time to pray for this bamusabira ku Mana, and they pray to God bakajya bibutsa Imana and remind God. uribuka ko Petero mwagiranye Do you isezerano, remember that you had a promise with ukamubwira ngo Peter? n'abazashaka And kumwica say that the people who will want to kill uribuka ko him wamuhaye will never be imfunguzo able. z'ubwami, Did you remember that you uribuka gave ko the keys to wamuvuzeho him? kuzamwubakaho That's why you itorero. remember that you Ngabitorero bagira umwete so wo the kumusabira church ku prayed Mana. to this Peter. Mumbwirire ngo jya ukunda itorero. Say your neighbor, please love church. Nk'abanyamasengesho badakundana, As the prayers who never love each other, bahanuzi badakundana, also the prophets who never love each other, bahanuzi to badashyigikirana. the people who never help each other. Iyo uhanuye bigasohora bahita bakwanga. If you prophesy something, Atangiye kwemeza so the things happen. niwe muntu bareba, wowe They wahanuye start talking bigasohora bad things to bakakureba. you. Mashyari, They get jealous. uzi ko n'abakozi b'Imana bitunaniye gushyira hamwe. And also the pastor will never be able to serve. Reba the mugenzi same wa God. mugati randura iryo shyari. Look in the eyes of your neighbor and say that please put away the jealous. Agaciro ko gutunga Yesu, So the dignity of having Jesus. abasha kukurwanirira He intambara fight the utareba, war that you never say. bakurwaniriza iyo muri karitsiye, They just fight in the neighborhood. yarangiza akagira ibintu akubitira. You just fight with them in the Wowe neighborhood. wibereye ahangaha, When you are sitting. murebe mu maso umubwire ngo mfite Imana ibikurikirana ntahari. Look in the eyes of your neighbor and say that Zamura "There's nothing icyubahiro, wrong with you." zamura haleluya, zamura haleluya. Dufite Imana ibasha We kubikurikirana have tudahari. God that ordered our things of being there. Murebe mu maso rwose unamuseke mugati iri kubinkurikiranira. Look in the eyes of your neighbor and say that he's following my things. Zamura haleluya, haleluya. Nikumva Imana ivuganye nawe, hari ishuri Imana yo mu ijuru igiye kukunyuzamo. Ntabwo ari ishuri ryo kubabara, ahubwo ni ishuri ry'umugisha ku buzima bwawe. Hari abantu ndi kubona bahagurutse, kandi aba bantu mbonye bakoranya inama ku bwawe. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari abantu bahagurukiye kugufata amaboko, kuko ndi kubona bagutekerejeho. Hari ijwi ry'Imana rimbwiye ngo hagati mu bandi utekerejweho. Hari amasomo ugiye kwiga, kandi aya masomo azaba ay'umugisha ku buzima bwawe ndetse no ku buzima bw'umuryango mugari. Numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo ugiye kwiga, ugiye kwiga, ugiye kwiga, ugiye kwiga, kandi uzabera bamwe abaterankunga, kubera ko ibintu ugiye kwiga bizagira umusaruro ku bantu benshi, kuko Imana ivuganye nanjye ngo ugiye kuva mu rwego rwo guterwa inkunga, ahubwo ugiye guhinduka umuterankunga. Bakwite ndi kubona Imana ivugana nanjye ko ikwicaranyije n'abantu bakomeye. Ndi kukubona ufashwe amaboko n'abantu bakomeye, ibyo abantu batari bakwitezemo. Ariko izamurira amaboko y'Imana, yagira kandi izamurira amaboko. Ejo sita no kwirebo.
imana yo mu ijuru izamuye izina ryawe. Numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo izina ryawe rigiye kogera, kandi ntuzibagirwe kubera ko Imana ibikoreye hagati mu bantu. Uzibuka abana b'Imana hano kubera ko Imana iguhagurukije kuba umuterankunga. Uzamubwira neza mama, numvise Imana ivugana nawe ngo iragukijije. Avuga ukirize kimwe iragukijije, kandi Imana yo mu ijuru numvise ivugana nawe. Shakisha uburyo utangira ibintu byo kwitoza kwiyicarira mu modoka. Mu bintu Imana yeretse hari kado bagiye kuguha y'imodoka, kandi ugiye gutangira kuyigendamo bagutwara. Ariko nagira ngo nkubwire, jya kwiga imodoka. Ntutekereze igituma aba bantu bagukomera mu mashyi ngo ugire ngo ni n'urukundo bari kubihinyura. Bari gutangira kwibaza, uyu muntu w'umukecuru aratwara imodoka gutya. Ntabyitegereze uko abantu babifata. Ikintu gisigaye gitangaje, abantu bazi ko aribo bashoboye kuruta Imana. Iyo umuntu abakristo cyangwa n'abandi batangiye kujya bacaginga icyo Imana ivuze. Kubera iki? Iyo Imana ivuze ikintu ku muntu batangira kugihuza n'imibereho abayeho. Mana ishimwe. Kambaza urugero rumwe mu Haleluya. Uramutse aguruka wibwira. Uramutse ugiye kumva ukumva mu bana wabyana Imana yo mu ijuru, ukumva umwana aza kubwira ngo nawe haguruka. Ubyaye umwana n'uyu akabyara undi, bose bakigana Harvard, university ikomeye ku isi. Barangiza ukajya kumva umwana wawe akaza akavuga ati, mama jewe ndangije Harvard kandi ikintu kibaye Imana ihise impa n'akazi. Kakubwira mama, uzi ko nzajya nkora muri UN, uzi ko nzajya mpembwa ibihumbi 15 by'amadolari, uzi ko nzajya mpembwa miliyoni 15 ku kwezi. Uvugishije kuri ntiwashimira Imana ukazamura n'amaboko. Utangira kubyibuha uwo mwanya. Ako kanya ngo uhita unabyibuha. Nanjye nkubaze, tekereza uwo mwana avuza ayo magambo kuri mama we, noneho nawe uwawe ako kanya kandi bariganye ari nawe ubu wa mbere, ariwe byose agahita aza kuvuga ati papa uzi ibintu bimbaye ubu ubona rero ndangije kwiga kandi nari naranabaye wa mbere, ariko nagira ngo nkubwire ubu ikintu kimbaye niyeguriye gukorera Imana. Niba nzajya nanahembwa ntabyo nzi, ariko icyo nzi yewe niyeguriye gukorera Imana. Uvugishije ukuri tubizanye mu bwenge bwa muntu, aho wowe wabyibuha. Ibi mbikubwira iki? Abantu bazi neza yuko ibikorwa bya muntu ari byo bishoboye kuruta Imana. Uzanabire abapasito cyangwa se abavugabutumwa cyangwa se abahanuzi bagenda bavuga yuko twahisemo nabi, bakavuga wapi ibi ntabwo tubyumva. Ushyize ahangaha umuntu ukorera UN ukahashyira n'umupasitori bakaguhitishamo uwo mubana nawe, wahitamo wa UN. Kubera iki? Faranga mwitegereza ubwacu babu, urebe mu maso mugati babari bago, kandi wongera ubwo tumuzamura icyubahiro. Zamura haleluya. Ndashaka umuntu uvuga ngo jewe hari ibintu birandeze rwose, ibyo uzi wibanira nabyo mu rugo iwawe aho tutareba, mu ijoro aho tutareba, mu kazi kawe aho tutareba, mu rugo iwawe aho tutareba, ukavuga ati ibi bintu jewe ndashaka kubihindura. Yesu kanguka uzubinyuze, tambuka uze hano dusenga icyo tambuka uze ngufashe dusenge. Ukizwa ntabwo ari ibintu bibi, nta nubwo ari ibintu bitera umwaka wa ukizwa. Dusenga Yesu akaza akakugirira neza, agakorana nawe.
abantu iyo bakureba babona uhisemo nabi ariko ntibibaho. Muririmbyi we yaranaririmbye aravuga ngo mpisemo guhora nkizwe. Tumuzamurira amaboko Yesu kandi tumuzamurira amaboko. Ni byiza. Erega ni ikigeragezo kiri kikuzaho twebwe tudahari, uhanganira nacyo mu cyumba kikagutimbagura tudahari. Utwo tureba ni utuntu tw'udusigisi ariko uba wahababariye. Nunakizwa abantu baba kwitegereza bakabona uhisemo ikintu cy'ubupfapfa, ikintu kidasanzwe. Ubwo umuntu akubwira ngo uhisemo ibibi, wiwe kubera iki yabihise? Mumbwirire ati gukizwa neza ni ibintu bihesha n'ijuru kandi bihesha n'amahoro. Imana ishimwe. Tuzamura amaboko tuvuge ngo haleluya. Ongera kandi uzamure ngo haleluya. Zamura cyane haleluya. Tuzamura amaboko dusenge. Mwe mukije. Hari Imana igibasha guhindura amateka. Ikindi cya kabiri, biba byiza kwihanira kureka. Biba byiza kwihanira kureka. Ugende ukangure Yesu. Mugati Yesu ngwino mbabarira ibyaha. Yesu ngarura ku rufatiro rwawe. Yesu abasha gukiza ibyaha. Ikirenze ku bantu bose. Yesu abasha gukiza indwara kandi abasha gukiza n'ibyaha. Mu byo usenga usabe Mwuka Wera aza kwemeza iby'ibyaha byawe. Nurangiza ukizwe neza. Wakire umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Ngaho uzamura ibiganza uvuga ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Uyu munsi ndakishijwe nitandukanije n'ibyaha. Utangire ukorane nanjye. Uyu munsi unyandukure mu gitabo cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'ababona ubugingo. Uyu munsi ukomeze gukorana nanjye. Ubuzima bwanjye burahindutse kuko ndakwakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ukizamuye ibiganza reka ngusenge. Mana data wa twese, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ry'uyu munsi. Aho uvuze ngo nitugukangure kugira ngo ugire ibintu turisha mu buzima bwawe. Tugushimiye kuba Yesu yari yarasinziriye ariko muri aka kanya akaba akangutse. Tugushimiye kuba bari batarakira Yesu n'umwami n'umukiza bakaba bamwakiriye. Wo ni umunyago wawe. Mwami mwana, ndakwinginze kugira ngo ukomeze gukorana nabo iby'ubutwari. Ubakavaringe, ubarinde. Mwami mwiza, ubakureho buri rubanza urwo ariko rwose Satani yabaregaga. Uyu munsi ubwo bahindutse ibyaremwe bishya, ukomeze gukorana nabi bishya mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kubera ko amasaha yagiye, ndashaka buri muntu mu bintu Imana yamaha ikabimpa nk'Imana ni ugusengera indwara iyo ari yo yose, uhereye kuri zimwe bavuga ngo zaranze zitwa kanseri, ngo igifu kidakira, indwara uzi ko wowe yakurembeje, ubizi ko nawe wivuje ikakunanira bikanga, umugongo ngo udakira. Reka nkubwire, ku baganga nyine ntibikira, no mu bwenge bwacu mu byo twize ntibikira, ariko ku Mana twizeye ishoboye byose, yo ifite impamvu yadushyize ku isi, birakira. Ngwino ngusenge indwara urwaye uzi ko byara. Mwebwe mwigendera kereka urwaye, uzi ko urwaye indwara iyo ari yo yose, waba urwaye uvuga ngo iyi yarandembeje yanze kuva. Reka dusenge. Haleluya. Haleluya. Hagarara aho wihuse kugira ngo dusenge. Hagarara dusenge. Ugitambuka wowe, numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo humura, kandi Imana ije kugukorera igitangaza kuri uyu munsi. Icya mbere, igukuyeho inzozi mbi zararaga urota, ukarota inda yawe ivamo. Kandi numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo aka kanya Imana yo mu ijuru iguhaye ibitotsi, iguhaye gusinzira. Kubera igihe wari umaze kinini udasinzira, ariko kuri uyu munsi Imana yo mu ijuru iguhaye ibitotsi ndetse no gusinzira. Gatatu, ntabwo iyi nda iri buvemo, kuko Imana iyo ibivuzeho ije kugukavaringa ntiwongere kugira ikibazo. Nta murozi ugiye kugira ububasha kuri uyu mwana, kuko Imana iramurinze. Imbaraga zagumaga zikwihebesha bigatuma n'imbaraga z'umwanzi ziguhesha inzozi mbi. Numvise Imana ivugana nanjye ngo aka kanya izi nzozi zirahagaze. Hari mama numvise Imana ivugana nanjye ngo igukijije
igukijije uburwayi bw'umugongo urukazengera uyu mugongo ma haleluya mama Imana igukuriyeho ububabare bw'umugongo kandi igukuriyeho ububabare bwo kurirwa mu gatuza ndetse n'ukwaha bw'uku kuboko ufite kandi ibyo wajyaga wumva ngo nk'umusonga uhereye aka kanya Imana yo mu ijuru ivuganye nanjye ngo ibikuyeho ni Imana ije kugukiza. Mana data wa twese uri Imana ikiza. Aka kanya mpagaritse ubu burwayi bw'umugongo bwari buhagurutse ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Indwara ya paralise ndayihagaritse aka kanya, ndayihagaritse aka kanya, ndayihagaritse aka kanya, ndayihagaritse aka kanya mu izina rya Yesu. Ngaho namagace yawe Imana igukijije umugongo ya wifata ku mavi tambuka wize akabaga kareke humura. Imana iri kugenda igukiza. Ubu gahunda no kwihuta rero no kwirukanka. Haleluya. Ubu yakize rwose no kwigendera ku mahoro neza kumura Imana kandi ngenda wihuta wakirikanga kavuga ikute umugongo yawe ukijije umura ugende we ugende ariko mwaretse tugakomera Imana. Ntabwo umukecuru wo gusazira ngo mu migongo ngo utabasha kugenda utabasha kwicara oya, ahubwo Imana nanumvise ivugana nanjye ngo ikongereye imyaka yo kubaho kandi kuramira kubona ibyiza. Hari umugisha ukomeye ugiye kwakira kubera ko Imana irakugendereye uyu munsi. Hanyuma tugiye gusenga. Fata ahantu urwaye kandi niba n'ahatagaragara byizeza umutima ko urambitseho ikiganza cyawe, kuko ngiye kugusengera icyo kiganza kigiye kwambara imbaraga yo gukiza indwara ku buryo nawe ubwawe ugiye kwisengera ugakira. Ikirenze kugusengera nawe ubwawe n'umwana wawe arajya aterwa n'ikintu murambikeho icyo kiganza wakire gukira. Mana data wa twese ndasenze ku bw'aba baruhijwe n'uburwayi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo uri Imana ikiza. Nohereje imbaraga zikiza mu biganza byabo nkuko wampaye impano yo gukiza indwara. Aka kanya nabo reka bakire gukira. Abarwaye indwara z'imitima zikire, abarwaye indwara z'imitwe zikire, abarwaye uburwayi bw'igifu bukire, abarwaye indwara za kansa zikire, abarwaye indwara z'ubwihebe zikire mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwemereye kugira ngo buri wese ukandagiye muri iki kirere yakire gukira. Urakoze kubakijije mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dukomere umwami wacu. Reka mugihagaze aho ngaho kugira ngo hano mavire rimwe. Reka shimire umuyobozi wa seti hagati mu kumvira Imana. Ubwo nasengaga nje hano ku munsi wa mbere Imana yavuganye nanjye kuza muri iri teraniro iminsi igera kuri 3 kandi ndashimira Imana ko nanjye yashoboje. Uyu munsi nari nagize impamvu ikomeye yuko ntagombaga kuza uyu munsi, ariko mpita nibuka ko ari isezerano ry'Imana. Yewe rero numvira Imana kuruta kumvira abantu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi byari bigiye kumpagarika byumvikanaga nk'umwana w'umuntu byaba byumvikana, ariko ndashimira Imana yaciye ako kagozi. Buriya nirinze no kuguma ndeba kuri telefone kuko ndabizi cyatumye ntagenda. Barakinyoherereza message, nta kibazo nibura iyo message nyibone navuye ku gatuti ariko nkoze cy'Imana. Amen. Ndashimira Imana rero. Seti Imana ikumugisha. Ndagukunda uri umugabo wumvira Imana kandi uri umugabo wubaha Imana. Imana ikomeze kugukoresha iby'ubutwari. Ngusengera umunsi ku munsi kugira ngo Imana ikurinde uburwayi ubwo ari bwo bwose bwatuma utaboneka hano hantu, kubera ko iyo uri muri iki kirere mu bintu Imana yashyize mu buzima bwawe abantu baratuza kandi bakabona amahoro. Hanyuma ukomeze umurimo w'Imana, ukomeze wiyumvemo imbaraga ndetse n'izo gusenga. Ibitero bizaba byinshi ariko Imana izagukomereza amaboko kandi izakorana nawe iby'ubutwari. Ibikubabariza umutima ntabwo bizabura, ariko ntibizakure Yesu mu mutima w'iwawe. Haleluya, haleluya. Hanyuma itorero narabakunze, nizeye neza ko nta mwenda sigaje mu bintu byose nagiye nemera. Asigaye umuntu umwe wakoze ubukwe wumvikanye ko tuzajya kumusura. Ubwo niba siyabukojeje ni ukuvuga ubwo muri kiriya cyumweru
uzashakisha uburyo tuzagende tumusure hakiri kare n'icyo kintu kive mu nzira kugira ngo numve ntuje nanjye umutima. Iyo ndimo umuntu umwe nabivugiye ku ruhimbi mpora numva mpangayitse ntekereza ko umuntu anyita umubeshyi mbeshyera ku ruhimbi rw'Imana. Hanyuma Imana yankuye mu bibazo ikankura no mu kigeragezo, nawe ikwibuke. Nawe ikwibuke. Imana yankuye mu marira n'agahinda. Imana yankuye mu buzima bw'ubupfakazi. Imana yankuye mu buzima bw'inzara no kwambara ubusa. Imana yankuye mu buzima bwo kwirukanwa mu mazu. Imana yankuye mu buzima bwo gupfundikanya. Imana yankuye mu buzima bwo gufatwaho ijambo. Nagira ngo nkubwire, ugifite umwuka ugihumeka, Imana igibasha guhindura ibyo abantu bakuvuzeho, ndetse n'ibyo bakiriyeho ibimenyetso nawe ukabona ko ari ibimenyetso bifatika. Humura, Imana igibasha kubihindura. Hanyuma ndatuye ngo umugisha Imana itanga. Haleluya. Uwo mugisha ukubeho n'abana bawe n'inshuti zawe, kandi ukuboko kw'Imana kwiza gukomeze gukorana namwe iby'ubutwari. Itorero ryawe ndabakunda, kandi ndabakunda mbikuye ku mutima. Igihe icyo ari cyo cyose numvise muvuga kuri senti, kandi nanjye nkunda gukorera Imana. Kabiri, nanjye ubwo ntangiye itorero nababwiye ko abantu bamwe bari kugenda bampa ibyuma, ibindi nanjye ndi gufata amafaranga yo kubigura. Hanyuma ubwo muzaba muri iki gikorwa rero cya senti mwenda kujya kuyigura, nanjye nzabazanira ku mafaranga kugira ngo mwongeranye n'ay'abandi bagiye batanga. Imana ishimwe cyane. Ni ukuri uzabimbe umunsi wa mbere muzakoreraho igiterane cyakora ubumvise itariki 20 z'ukwa munani zitaragera nzayizanira ibihumbi 50 nibyo mbaye shoboye, ariko kuri iyo tariki 20 z'ukwa munani bizaba bucya ari 21 nanjye ntangira umurimo. Nzaza hano rero kugira ngo mbahereze ayo mafaranga, kandi nanjye ndi kubiba kugira ngo uko nshyigikira abandi nanjye Imana izashyigikira. Imana rero ndabakunda. Ukeneye kumva ijambo ry'Imana rero wampa ubwo bufasha, cyangwa se nawe ugasharingira abandi kuri Ndayisenga TV. Niho wasanga ndi kubwiriza. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda. Amen.